burya hari ibimenyetso bito bito ushobora gushingira ukamenya ko ushobora kuba ufite uburwayi bw'impyiko. Ariyo mpamvu muri kino kiganiro twahisemo kuvuga ku bimenyetso 15 byakwereka ko impyiko zawe zishobora kuba zirwaye cyangwa se impyiko zawe zitarimo gukora neza. Muri rusange rero burya uburwayi bw'impyiko ni bumwe mu burwayi kuvuza bihenze, ndetse burya impyiko zirangirika burundu ku buryo kuzivura nabyo bigorana, ugasanga nyine umuntu zishobora no kumuhitana cyangwa se kumutwarira ubuzima. Ariko burya iyo wamenyeka kare ko impyiko zawe zidakora neza cyangwa se zifite ikibazo, hari amahirwe yo gukurikiranwa n'abaganga hakiri kare, ndetse impyiko zawe zikabasha gutabarwa no kurengerwa hakiri kare, ugasanga nyine zirakize cyangwa se ukabana nazo igihe kirekire zitarangirika zirimo gukora neza, ndetse n'ubuvuzi bwazo ntibuguhende. Muri kino kiganiro rero reka turebere hamwe ibimenyetso bigera kuri 15 byakwereka ko urwaye impyiko, cyangwa se byakwereka ko impyiko zawe zishobora kuba zidakora neza. Ni ibimenyetso mpuruza bigaragara hakiri kare impyiko zitarangirika, ndetse n'ibimenyetso bikuburira mburira. Ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko impyiko zawe zidakora neza kandi zirwaye ni uguhorana umunaniro ukabije, ndetse ibi ntabwo biba bisanzwe. No mu gitondo ukibyuka burya wumva ufite umunaniro, impyiko zawe zirwaye. Burya impyiko zigira uruhare mu kuyungurura amaraso ndetse no gukora imyanda igasohoka iva mu maraso. Impyiko zawe rero zidakora neza, ya myanda ndetse n'uburozi bwaturutse ku binyabutabire twahuye nabyo mu byo twariye, mu byo twahumetse cyangwa se ibyo twisize, burya biguma mu mubiri. Ibyo rero bigenda bituma ucika intege, ndetse ugasanga byuzuranye mu mubiri wawe ku buryo bigutera ikindi kibazo gikomeye, kirimo nyine kuba ushobora guhorana umunaniro ukabije. Ariko ku rundi ruhande burya impyiko iyo zirwaye zidakora neza, ugira n'ibibazo byo kubura amaraso cyangwa se by'uburwayi bwitwa anemia. Ibyo bigaterwa no kuba impyiko zawe zigira uruhare runini mu ikorwa ry'amaraso cyangwa se mu tugize amaraso, z'intete zitukura z'amaraso zizwi nka red blood cells cyangwa se intete zitukura z'amaraso. Burya impyiko zikora umusemburo witwa erythropoietin, ukaba ari umusemburo ugira runini mu ikorwa ry'intete zitukura z'amaraso zizwi nka red blood cells. Iyo rero impyiko zawe zidakora neza, n'izi ntete zitukura z'amaraso ziba nkeya, ugasanga n'amaraso atembera agera mu mubiri wose, umwuka mwiza wa oxygene ntabwo uhagije, ufite na hemoglobine nkeya. Hemoglobine nibyo bitwara amaraso biboneka, nibyo bitwara umwuka mwiza biboneka mu maraso. Ibyo rero nabyo bishobora kugutera umunaniro, yewe no mu gitondo ukibyuka ukumva ufite umunaniro ukabije. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko impyiko zawe zidakora neza cyangwa se zifite ikibazo ni ukubyimba ibirenge, mu maso cyangwa se ibiganza. Iki cyo kubyimba ibirenge n'ibiganza cyangwa se mu maso ni ikimenyetso kigaragaza ko impyiko zawe zidakora neza, ndetse usanga umuntu yaragiye abyimba ku buryo ukanda nk'urutoki ukarwinjiza nko ku kirenge, nko ku maguru ahantu habyimbye ukabona ruhezeyo, wakanda ukabona bihezeyo. Cyane cyane ibi ni ikimenyetso cy'uburwayi bw'impyiko, ariko n'ubundi burwayi bushobora gufata nk'umwijima n'ikimenyetso kibi. Ubwo burwayi rero cyangwa se icyo kibazo cyitwa edema cyangwa se edema. Ahanini ni ikimenyetso simusiga cy'impyiko ko zirwaye. Bikunda kugaragara ku biganza, mu birenge, ku maguru, mu maso, ahagana ku maso nyine hegereye amaso, mu mavi ndetse n'ahandi. Yewe wanakwambura n'inkweto ukabona ntabwo umerewe neza, ndetse ugasanga nyine ntizinakigukwira kubera ko wagiye ubyimba cyangwa se wagiye usa n'umuntu wabyimbiwe. Ikimenyetso cya gatatu cyagaragaza ko impyiko zawe zidakora neza kandi zifite ikibazo ni guhindagurika mu buryo wihagarika cyangwa se mu bijyanye na urination. Umuntu ashobora kugira ikibazo cyo guhagarika inshuro nyinshi nko mu ijoro, ugasanga nyine ntabwo bisanzwe kandi utananyweye n'amazi menshi. Nanone umuntu ashobora kubura inkari mu gihe afite uburwayi bw'impyiko. Nanone hari ikindi kimenyetso gikunda kugaragara mu nkari, aho umuntu yihagarika akabona mu nkari ze harimo ibimeze nk'urufuro. Ibyo bigaragaza ko harimo poroteyine mu nkari ze, kandi ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zidakora neza kandi zirwaye.
Hari n'igihe inkari ze ujya kubona ukabona zahindutse umukara zisa na fanta ya Coca-Cola. Burya nacyo ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zidakora neza kandi zifite ikibazo. Rero burya kugenda ugenzura buri kamenyetso kose turi buze kukubwira muri kino kiganiro, nibyo byatuma umenya ko ufite impyiko zirwaye cyangwa se zitari gukora neza, zifite ikibazo. Ikimenyetso cya kane cyagaragaza ko impyiko zawe zidakora neza kandi zirwaye ni ukwishimagura cyangwa se kumva umubiri wawe ukuryaryata ku buryo wakwishimagura. Nk'uko twabivuze, impyiko zigira runini mu gusohora imyanda ndetse n'uburozi zibukora mu maraso. Burya no kugira ngo twihagarike binyure mu nkari ni uko burya impyiko zacu ziba ziri gutunganya izo nkari, muri za nkari hagasohokamo imyanda n'ibinyabutabire bidakenewe mu mubiri. Iyo rero burya impyiko zawe zidakora neza ngo zibashe no kuyungura amaraso neza, ugira ibibazo byo gushaka kwishimagura ku ruhu kubera ko mu mubiri wawe mu maraso haba huzuranyemo imyanda. Ukumva nyine wakwishimagura cyangwa se ukumva uruhu rukuryaryata. Uruhu rwawe nanone urusa naho rwumagaye ndetse ukumva nyine rusa naho rwumagaye cyane ku buryo bigutera ikibazo. Ibi rero no mu gihe usinziriye cyangwa se bikaba bishobora no gutuma udasinzira neza cyangwa se bikangiza umunsi wawe uri kumva uri kwishimagura kandi bikaza igihe cyose bisa naho biri mu mubiri wose. Ikimenyetso cya gatanu cyagaragaza ko impyiko zawe zidakora cyangwa se zirwaye no kugira umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se wazamutse cyane. Buriya impyiko zigira runini mu kuringaniza ikigero cy'imyunyungugu, igira uruhare mu gutuma umuvuduko wacu umanuka cyangwa se yiyongera, cyane cyane umunyungugu witwa sodium. Iyo rero burya impyiko zawe zidakora neza, uyu munyungugu wa sodium uriyongera cyane mu mubiri. Ibyo bigatuma rero umuvuduko w'amaraso uzamuka ndetse n'impyiko zawe zikarushaho kwangirika. Nacyo kikaba gishobora kuba ikimenyetso cy'uko impyiko zidakora neza. Ikimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zidakora neza ni ukuba mu kanwa wumva uburyo uryoherwa byahindutse bisa nka metallic taste. Kwa kundi ushyira nk'icyuma mu kanwa ukumva nta cyanga kigira, niko nawe uba wumva umerewe mu kanwa bitameze neza. Nanone burya kugira umwuka utari mwiza cyangwa se bad breath, aho muhumeka umwuka utari mwiza, nabyo bishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zidakora neza. Burya mu nkari hasohokamo ibinyabutabire byinshi bitandukanye harimo na yeri. Iyo rero impyiko zawe zidakora neza, ya ireguma mu maraso, ari nabyo byitwa uremia. Ibyo rero nibyo bituma mu kanwa hawe uburyo uryoherwa bihinduka, ndetse ukaba ushobora no kugira n'umwuka utari mwiza, kwa kundi umuntu aguhumekera ukumva afite umwuka umeze nk'uw'amafi yapfuye. Ibyo bishobora guterwa rero no kuba impyiko zidakora neza cyangwa se zirwaye. Ibi nanone bigabanya icyitwa peti, ntabwo uba ukiryoherwa neza cyangwa se ngo ugire ubushake bwo kurya, ndetse ugasanga nyine umuntu atangiye no kunanuka bitewe no kuba impyiko ze zirwaye. Ikimenyetso cya karindwi cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zidakora neza ni ukugira iseseme, ukaba ushobora no kuruka. Kuko twabivuze iyo iri mu maraso nibyo byitwa uremia. Ibi bishobora gutera rero n'iseseme mu gihe kino kinyabutabire cyitwa ire kiri mu maraso kandi cyisorwa n'inkari, kinyisorwa mu nkari binyuze mu mpyiko, ari impyiko zabitunganyije. Iyo rero impyiko zawe zirwaye zikagera kuri stage yo kurwara cyane, aho ziba zarangiritse, ushobora kugira ibibazo byo kugira iseseme no kuruka bitewe na kino kinyabutabire cya ire. Ubutabire kitari gusorwa neza bitewe n'uko impyiko zawe zidakora neza. Ikimenyetso cya munani cyakwereka ko impyiko zawe zirwaye zidakora neza no guhumeka bigoranye. Burya guhumeka bigoranye bishobora kuba ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zidakora neza. Iyo impyiko burya zidakora neza, hari igihe amazi agenda kuzurana mu bihaha, ibihaha bye bigasa n'ibibyimbye. Ibyo bigatuma rero uhumeka mu buryo bukugoye, kubera ko ntabwo ibihaha byawe biba biri kwikanya neza ngo ubashe kwinjiza umwuka no gusohora undi. Ibyo ahanini bigaragara ku bantu bafite impyiko zangiritse cyane, gusa aho usanga umwuka mwiza wa oxygen utari no kugera mu mubiri wose, ndetse bafite n'akabazo ko kugira guhumeka nabi, ndetse no kuba bashobora kuba bafite inkorora n'indi bimenyetso byinshi by'uruhuri turi buze kukubwira cyangwa se turi kukubwira muri kino kiganiro. Ikimenyetso cya cyenda gishobora kugaragaza ko impyiko zawe zidakora neza kandi zirwaye ni ugutakaza ubushake bwo kurya cyangwa se kubura apeti. Kubura apeti ni ikimenyetso cy'impyiko, ariko gishobora kugaragara
n'impyiko zikimara kugufata zitarakurenga cyangwa se ngo zangirike cyane. Ibyo nanone twavuze ko binajyana no kuba mu kanwa uburyo uryoherwa bihinduka, ukaba ushobora no kugira ibindi bibazo ariko byatewe no kuba mu mubiri wawe huzuranyemo uburozi cyangwa se ibinyabutabire bitari gusohorwa neza binyuze mu nkari, kubera ko impyiko zawe zitari kubitunganya neza ngo bisohorwe. Ikimenyetso cya 10 cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye ni ukuribwa imikaya cyangwa se gufatwa n'imbwa. Burya rero gufatwa n'imbwa hari ibintu bibigiramo uruhare, ni imyunyungugu nka calcium, phosphore ndetse na potassium. Impyiko zawe rero zidakora neza, imyunyungugu igira icyitwa imbalance cyangwa se kubura uburinganire n'ikigero cya nyacyo zagakwiye kuba zirimo mu mubiri. Ibyo rero nibyo bishobora gutera gufa wafatwa n'imbwa, cyane cyane nko mu maguru mu buryo buhoraho, imbwa zikagufata utari no mu kibuga nk'uko abantu benshi bigenda iyo bari gukora siporo, ariko bikaba biri no gufata unaryamye. Icyo rero gishobora kuba ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zitari gukora neza. Ikimenyetso cya 11 cyagaragaza ko impyiko zawe zitari gukora neza no kunanirwa kwikonsantara ndetse no kushobora gutakaza ubwenge no gucanganyukirwa. Burya impyiko zawe zigira runini mu gutuma tubaho neza kandi cyangwa se tukabaho dufite ubwonko bukora neza buri ku murongo. Iyo rero mu mubiri wawe impyiko zawe zidakora neza, twavuze ko huzurana ibinyabutabire bikagenda mu maraso bikagera no ku bwonko. Ibyo rero bigira ingaruka zitari nziza ku bwonko, aho umuntu ashobora gucanganyukirwa, akaribwa umutwe, akagira isereri cyangwa se agatakaza ubwenge. Nacyo gishobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi bw'impyiko. Ikimenyetso cya 12 gishobora kugaragaza ko urwaye impyiko ni ukuribwa, ni ukubabara cyangwa se kuribwa aho impyiko ziherereye cyangwa se muri ibyo bice impyiko ziherereyemo. Ni igice cyo hasi cyo mu mugongo wo hasi, ushobora kuribwa iburyo cyangwa se ibumoso cyangwa se mu haribwa bitewe n'impyiko zirwaye. Iyo zombi zirwaye akenshi zikunda kurwara ari ebyiri cyangwa se imwe yarwara ikanduza n'indi ugasanga nyine zirwariye rimwe. Iyo rero impyiko zawe zirwaye uribwa muri icyo gice cyo hasi, ariko hagana inyuma mu mugongo ugashobora kuribwa iburyo n'ibumoso, hakurya cyane mu mpyiko. Hari n'abakubwira nyine ngo bari kuribwa mu mpyiko. Ubwo bubabare bwitwa flank pain ndetse n'ako gace kitwa flank region. Iyo rero ni aho ngaho burya impyiko zawe ziba zirwaye. Akenshi biba bigaragaza nka infection z'impyiko zafashe mu mpyiko, kidney infections, cyangwa se utubuye two mu mpyiko tuzwi nka kidney stones. Ikimenyetso cya 13 gishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye ni ukunyara, inkari zawe zikaza zirimo urufuro. Iki twari twakivuzeho. Iyo rero impyiko zawe zidakora neza, ubundi zinyuramo ibinyabutabire cyangwa se intungamubiri zitwa proteine. Ibyo rero kuba inkari zawe zirimo proteine babyita proteinuria, aho umuntu nyine inkari ze haba harimo proteine. Ibyo bigaragazwa no kuba inkari ze mu gihe arimo kunyara ubona zirimo urufuro, ukabona rwose ni urufuro rumeze nk'urw'isabune. Mu buryo busanzwe rero burya impyiko zikora neza ntabwo proteine yakanyuzemo, ndetse burya n'inkari ze ntabwo zakazanye ibintu bimeze nk'urufuro. Iyo rero bimeze gutyo bigaragaza ko impyiko ze zangiritse ndetse n'akayunguruzo kazo kangiritse katarimo gukora neza. Ibyo nyine ni ikimenyetso cy'umusiga cy'imikorere mibi y'impyiko, ndetse kiba gikeneye ko wakwivuza ukamenya impamvu yabyo. Ikimenyetso cya 14 cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zidakora neza ni ukuba ushobora kugira uruhu rukagira umuhondo, ukamera nk'uriya muntu urwaye impyiko, umwijima, cyangwa se uruhu rwawe rugasa n'urwererukana. Burya iyo impyiko zawe iyo zirwaye ushobora kugira ibibazo bitandukanye birimo nko kugira amaraso make, ibi twari twabivuzeho. Ibyo rero bigaterwa ahanini n'uburozi buba bwuzuranye mu maraso, ariko ku rundi ruhande ushobora no kugira uruhu rwawe rugahinduka umuhondo, nabwo bigaterwa n'uburozi bwuzuranye mu maraso. Cyane cyane burya ushobora no kugira uruhu rwumagaye. Ibyo nanone bikaba bishobora kugaragaza ko impyiko zawe zidakora neza, ariko kino kimenyetso ntabwo gikunda kugaragara cyangwa uruhu ruhinduka umuhondo, ahubwo rurumagara cyane ku bantu bafite uburwayi bw'impyiko. Ikimenyetso cya 15 kigaragaza ko gishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bw'impyiko ni ugukonja cyane, cyane cyane ukumva ubuntu n'ubutita no mu gihe ukoze hari no kwizuba. Cyane cyane ibi bishobora kugaragaza ko impyiko zidakora neza kandi zaguteye uburwayi bwitwa anemia cyangwa se bw'amaraso make.
ni ikimenyetso ahanini gishobora gukurikirwa no kugira imbeho, guhorana umunaniro ndetse no gucika intege. Muri rusange rero ibimenyetso twakubwiye ni ibimenyetso by'uburwayi bw'impyiko mpuruza cyangwa se bishobora kuza mbere bigaragaza ko impyiko zawe zitarimo gukora neza. Ni ibimenyetso ukwiye kwitaho ndetse no kudasuzugura, kuko burya biba bishobora kuba ibintu bitangaza cyangwa se bikwereka ko impyiko zawe zidakora neza, bityo ugafata umwanzuro wo kwiyitaho no kugenzura uburyo wazirengera. Ntabwo ikimenyetso kimwe cyaguhamiriza ko impyiko zawe zirwaye, bisaba kugira ngo bibe ari nk'ibimenyetso nka 3 cyangwa se 4, hanyuma ugafata umwanzuro wo kujya kubyemeza neza ukajya kwa muganga, kuko burya ibimenyetso twakubwiye bishobora guhurira no ku zindi ndwara, ariko akenshi usanga ari ibimenyetso by'uburwayi bw'impyiko, kandi akenshi n'ubu bifite uzasanga n'impyiko urwaye ariko birenze 3 cyangwa se 4. Muri rusange rero reka tuvuge uburyo wakwita ku mpyiko zawe ndetse n'uburyo wazirinda. Uburyo bwa mbere bwo kwita ku mpyiko ni ukunywa amazi menshi. Burya amazi menshi asukura impyiko, agatuma zikora neza kandi agatuma na bya binyabutabire bibona amazi ahagije bisohokamo binyuze mu nkari, ndetse ibyo bikaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'impyiko no gutuma zigira ubuzima bwiza. Ni byiza kandi ko burya turya ibiryo cyangwa se ibiribwa birimo umunyungugu wa sodium nkeya, ndetse tukirinda n'ibiryo byakuriwe mu nganda kenshi ko ari byo byadutunga cyangwa se ibyo turya gusa. Burya umunyungugu witwa sodium ari nawo burya dusanga mu gikoni. Iyi sodium dusanga mu gikoni ni umunyu mubi ushobora kwangiza impyiko zacu, ukadutera indwara za hypertension, ndetse ukaba ushobora no kwangiza umwijima. Niba ufite uburwayi butandukanye burimo nka diabete na hypertension, ni byiza ko wabwivuza neza kandi ugakurikirana inama z'abaganga. Ni byiza kwirinda nanone niba ushaka kurinda impyiko zawe gukoresha imiti yose utandikiwe na muganga, cyane cyane burya nko gukoresha imiti yitwa monosteroid anti-inflammatory drugs. Aha twavuga nka ibuprofen, diclofenac ndetse n'indi nkayo. Burya ntabwo ari byiza kubera ko burya ishobora kwangiza impyiko zawe. Ni byiza gukora siporo, burya nabyo siporo irengera impyiko zacu. Nanone burya ni byiza kwirinda kunywa itabi, naryo rishobora kwangiza impyiko zacu rikadutera n'ibindi bibazo. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel y'Ubuzima Info TV, wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.